Ni inkuru nziza mu by'ukuri ireba abanyarwanda bose aho bari mu gihugu hose, waba uri hanze y'igihugu cyangwa se uri hanze y'igihugu. Ni itangazo Minisiteri y'Ubuzima imaze gutangaza, ikaba ireba ariko rino tangazo akenshi na kenshi ikaba ireba abantu babana n'ubwandu bwa SIDA cyangwa se agakoko gatera SIDA. Mu by'ukuri nyine abarwayi ba SIDA by'umwihariko muri rusange. Ni itangazo leta imaze gutangaza ibamenyesha ko ubu ngubu ibintu bimaze guhinduka cyangwa se bimaze kumera neza cyane ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere, cyangwa se n'uko ibintu bari basanzwe babikora, by'umwihariko bajya gufata imiti igabanya ubwandu bwa SIDA. Kugeza kuri ubu ngubu rero imaze gutangaza ko abo barwaye SIDA cyangwa se babana n'ubwandu bwa SIDA nuko bagiye kujya bagenda kwiteza urushinge. Mu by'ukuri ni urushinge bazajya bagenda kwiteza kwa muganga aho barasanzwe bagenda gufatira ibyo binini bigabanya ubukana bw'agakoko gatera SIDA. Ariko kugeza kuri ubu ngubu nyine bakaba bagenda bafata ibyo binini noneho mu minsi igiye itandukanye, ariko kugeza kuri ubu ngubu nuko bazajya bagenda biteza urushinge, noneho urwo rushinge rukaba rwamara amezi abiri batarongera kugenda gufata urwo rushinge cyangwa se batarongera kujya gufata iyo miti. Mu by'ukuri ni urushinge ruje rusimbura imiti bajyaga bagenda bafata ibinini bigiye bitandukanye mu minsi cyangwa se mu byiciro bigiye bitandukanye, bafata nyine ibyo binini bigabanya ako gakoko gatera SIDA. Ariko mu by'ukuri uru rushinge rwo ngo ruje ngo rushimangira ko abo barwayi nyine batazongera kujya bagenda kwa muganga kenshi cyane ngo bagiye gufata ibyo binini, kuko bazajya bagenda kurwiteza urwo rushinge bakaba bamara amezi abiri batarongera kugenda kuba bafata urundi rushinge, ndetse ubwo nyuma yaho nibo bazajya bagenda nyine bakongera bakagenda bagafata urundi rushinge. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane abantu bari kugenda bishimira. Mu by'ukuri bigaragara ko Minisiteri y'Ubuzima nyine cyangwa se Leta y'u Rwanda mu by'ukuri bigiye ibitayeho. Ni nyuma y'uko nyine bigaragaye ko hagiye havugwa amakuru menshi cyane y'uko ngo abarwayi ba SIDA kuri ubu ngubu ngo batagifata ngo cyangwa se batagifata ngo bya binini bigabanya ngo agakoko gatera SIDA. Mu by'ukuri nuko byagiye bigaragara ko ngo u Rwanda mu by'ukuri ngo barukuriyeho ngo inkunga, bitewe n'uko ngo byari bihari ibibazo bimwe na bimwe byagiye bigaragara mu by'ukuri. Ariko kugeza kuri ubu ngubu ngo byagiye bigaragaza ko abarwayi ngo basira nabo ngo bagiye babafungira ngo na ya miti. Ariko mu by'ukuri ibyo byose bigaragara ko nyine byarukubeshya mu by'ukuri, nubwo nyuma yaho byagiye bigaragara ko abaturage bagiye bakomeza kugenda bafata iyo miti igenda igabanya agakoko mu by'ukuri gatera SIDA by'umwihariko. Kugeza kuri ubu ngubu nanone rero bikaba bivugwa yuko rero abo barwayi ba SIDA cyangwa se abo babana n'agakoko ka SIDA bazajya bagenda gufata urushinge bakarwiteza. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane, bakaba bamara amezi abiri batarongera kugenda kuba bafata urundi rushinge kwa muganga nk'aho nyine aho bari basanzwe bagenda bafatira mu by'ukuri ibyo binini. Ni ibintu byiza cyane abantu bagiye bishimira, bateye comment bavuga ati ngo ni ibi bintu mu by'ukuri nyine bije koroshya ibintu, kuko hari abantu akenshi na kenshi wasangaga bari kugenda kwa muganga mu minsi ingahe y'icyumweru, ugasanga bari kugenda kwa muganga gufata iyo miti mu by'ukuri igabanya agakoko gatera SIDA by'umwihariko. Gusa nanone Minisiteri y'Ubuzima nubwo nyine ibyo ngibyo bije cyangwa se urwo rushinge rwo kujya bagenda kwiteza urushinge abo babana n'ubwandu bwa SIDA, mu by'ukuri bakagenda kwiteza urushinge kwa muganga nk'uko byari bisanzwe nyine bimenyerewe, ni uko bazajya bagenda bakarwiteza bakaba bamara amezi abiri batarongera kugenda kwiteza urundi rushinge cyangwa se batarongera gufata iyo miti, cyane cyane ko iki kinini cyangwa se uru rushinge ruje gusimbura ibinini bajyaga bafata, ko ntabwo bazongera kujya bafata ngo ibinini, cyane cyane ko byagiye bigaragaza ko ari igihe rimwe na rimwe byagendaga bibagiraho ingaruka. Mu by'ukuri ngo ni urushinge ruje gushimangira nyine mu by'ukuri ko uburwayi nyine bwa SIDA cyangwa se abarwayi ba SIDA mu by'ukuri bitaweho, cyane ko murabizi ko byagiye bivugwa yuko nyine ubu ngubu ngo abarwayi ba SIDA ngo uko bafatwaga mu mbere atari ko ngo kugeza kuri ubu ngubu bagifatwa. Ariko ibyo byose nyine bigaragara ko ari ibinyoma cyangwa ari uko abantu bagenda babeshyabeshya mu by'ukuri by'umwihariko. Gusa kuri ubu ngubu Minisiteri y'Ubuzima iribusha cyangwa se irakangurira urubyiruko by'umwihariko muri rusange ko bajya birinda mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Mu by'ukuri byagiye bigaragara cyangwa se ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko urubyiruko muri ino minsi ariko ruri kugenda rwandura kano gakoko gatera SIDA ugereranyije n'imyaka yagiye itambuka cyangwa se imyaka yashize, aho byagaragaza ko abantu bakuru aribo bagendaga bandura SIDA ku bwinshi cyane cyane mu myaka yagiye ishize. Ariko kugeza kuri ubu ngubu muri iyi myaka iri kugenda iza imbere, bigenda bigaragara ko urubyiruko ariko ruri kugenda ngo rwandura ngo indwara cyangwa se agakoko gatera SIDA. Mu by'ukuri ngo bitewe n'uko ngo urubyiruko rw'iki gihe ntabwo ngo rugishaka kumva cyangwa se ngo rubashe ngo kwirinda. Mu by'ukuri Minisiteri y'Ubuzima ikakomeza igenda ishishikariza abaturage cyangwa se urwo rubyiruko byose by'umwihariko, cyangwa se umuntu rero wese ugiye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye akibuka gukoresha agakingirizo. Mu by'ukuri ngo mu gihe kwifata byaba byamunaniye ngo ujye wibuka gukoresha agakingirizo, kuko ngo nibwo buryo ngo bwiza bwo kwirinda mu by'ukuri ngo iyi ndwara cyangwa se kuba wakandura iyi ndwara n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina by'umwihariko, cyane ko ngo urubyiruko rw'iki gihe rwo ngo rusigaye ngo rukoresha ngo ikintu ngo cyaje ngo bita ngo utunini, cyane ko ari byo urubyiruko ngo muri ino minsi ngo ruri gukoresha. Gusa nanone ngo Minisiteri y'Ubuzima ntabwo ibyo bintu ibyemera, cyane kuko ngo ntabwo akenshi na kenshi ngo ari ukwirinda, kuko mu by'ukuri bigaragaza ko urubyiruko ruri kwandura cyane, kandi ngo urubyiruko abana bakiri bato cyane bari kugenda bandura cyane ugereranyije n'uko nyine imyaka yagiye ishize cyangwa se imyaka yatambutse ukuntu abantu banduraga. Urebye nyine ubu ngubu urubyiruko nirwo ruri kugenda rwandura cyane, bigaragara ko ari rwo ruri kugenda
ndabishura ngo mu busambanyi cyane cyane kuko nyine aribyo biri kugenda ibimenyetso cyangwa se uko bari kugenda bakora amantu nyine uko bari kugenda bakora ibarura biri kugenda bigaragaza ko urubyiruko arirwo ruri kugenda mu by'ukuri rwakandura iyi ndwara byose nyine mu by'ukuri, nubwo nyine bino bintu bije byo kujya biteza urushinge, ariko nanone leta ikomeza igenda ishishikariza abanyarwanda bose cyangwa se abaturage bose mu by'ukuri kuba bakirinda mu gihe utabashije kwifata, ukaba wanakoresha byibuze n'ako gakingirizo kugira ngo ubashe kugira ngo ubuzima bwiza, kuko muri ino si nyine amizi ngo gukoresha nyine agakingirizo nibyo bintu bya mbere birinda kuba wakandura izi ndwara zose, by'umwihariko harimo n'iyi sida. Minisiteri y'ubuzima nyine yirirwa igangurira abantu gukoresha agakingirizo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, ndetse bazabashe no kubaka igihugu mu by'ukuri bifuza, ndetse inashishikariza abarimu ndetse n'abadiregiteri cyangwa se abaganga kugenda batanga inyigisho ku rubyiruko rwabo nyine, cyangwa se bashaka buri karere kagenda gafata icyumba cy'urubyiruko kugira ngo bajye bafata akanya ko kugenda kuganiriza urubyiruko, ndetse ko bajya nyine banabikora mu gihe bibaye ngombwa ko bajya baganiriza urubyiruko mu bibuga by'imipira kugira ngo abana babashe gusobanukirwa ibyiza byo gukoresha agakingirizo cyangwa se ibyiza byo kwifata kugira ngo batandura nyine iyi ndwara mu by'ukuri, nubwo biri kugenda bigaragaza ko urubyiruko ruri kugenda rwatakwa n'iyi ndwara ya sida. Mu by'ukuri ni ibintu biri kugenda nyine biteza impagarara cyane cyane, cyangwa se leta iri kugenda yibaza nyine uko bizarangira, kuko urubyiruko ari kubona nyine aribyo biri kugenda nyine bishora mu busambanyi cyane cyane, kuko ibimenyetso biri kugenda bigaragaza ko urubyiruko mu by'ukuri ruri kwandura ku kigero cyo hejuru cyane, kandi bakandura ku muvuduko uri hejuru cyane. Ngira ngo murabizi igihe cyashize nyine ntabwo sida yari ikivugwa cyane, ndetse kugeza kuri ubu ngubu ngo urubyiruko rwo rusigaye ngo rwaraciye amazi indwara ya sida, mu by'ukuri ngo basigaye babifata nk'aho sida ngo itabaho, kandi mu by'ukuri ngo kandi ngo sida yo irahari bya nyabyo, kandi ikomeje kwica nk'uko ngo yicaga mbere abantu. Mu by'ukuri ngo bigenda bigaragaza ko umubare munini cyangwa se w'abantu mwinshi uri kugenda mu by'ukuri ngo ugenda wicwa n'agakoko gatera sida, nubwo nyine urubyiruko rutabyumva neza, ariko bagenda bavuga ko ngo sida ngo ntabwo igiterwa, ngo ntabwo ngo ikibekanganye, ngo kandi ngo ntabwo ngo sida ngo ikica. Ariko minisiteri yo imenyesha abantu bose ko sida uko yari imeze cyangwa se uko yari iri imbere kose n'ubu ngubu ariko ikimeze, kandi ko iri kugenda yica mu by'ukuri nyine abantu bagiye batandukanye, kandi imibare myinshi cyane ku isi ngo nabo bigenda bigaragaza ko abantu bari kugenda bicwa n'agakoko gatera sida, by'umwihariko mu by'ukuri. Niyo mpamvu gukomeza ishishikariza urubyiruko rwose ruri mu gihugu rwose kwirinda ndetse no kwitwara neza kugira ngo batabasha kwandura agakoko gatera sida mu by'ukuri by'umwihariko. Reka ngushimire ko twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment, ndetse unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru by'umwihariko meza ku bantu barwaye sida, by'umwihariko aho bagiye kujya bafata urushinge kugira ngo ruzajya rumara amezi abiri batarongera kugenda kwa muganga kuba bakifata urundi rushinge, ndetse n'urushinge ruza rusimbura nyine ibinini bari basanzwe bafata. By'umwihariko ni Minisiteri y'Ubuzima imaze gutangaza iri tangazo rireba buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'igihugu, nawe iri tangazo rirakureba. By'umwihariko nimba ufite umurwayi cyangwa se ukaba ubana n'ubwandu n'agakoko gatera sida, iri tangazo by'umwihariko nawe rirakureba, ubashe kumenya aya makuru meza leta iba yabashe kujya ibagezaho. By'umwihariko kora subscribe kuri Eagles TV show, ukaninzogera kujya ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Iryo ryari itangazo rero Minisiteri y'Ubuzima yabashije gutangaza rireba abarwayi ba sida by'umwihariko muri rusange.